Umunyeshuri Keza Sonia w'imyaka 16 y'amavuko, uyu ni umunyeshuri witabye Imana ku itariki ya 21 Ukuboza 2024. Iyi nkuru mbi yatashe mu mitima y'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi. Kuri uwo munsi abantu rwose barababaye cyane, ni inkuru yashenguye abatari bake. Ni byinshi cyane tugiye kureba kuri uyu mwana, mu by'ukuri amateka mabi cyane amuvugwaho, byose bikaba byaratewe n'umuyobozi w'akarere avukamo. Uyu ni umunyeshuri Keza Sonia, imyaka ni 16 y'amavuko, akaba yigaga ku ishuri rya segonderi rya Kayonza Modern School. Umuryango w'uyu mwana wasabye umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemanzi Jean Bosco kuvuguruza amagambo mabi cyane yamuvuzeho, kandi hagatangazwa ibyavuye muri iryo perereza nyuma y'uko batanze ikirego. Mu by'ukuri meya w'aka karere ka Kayonza yavuze ibintu bidakwiye, ntabwo twavuga ngo ni ibintu bikwiye kuko ni ibintu bibabaje cyane ugiye kumva muri video tugiye kubakinira. Gusa reka tubanze tubabwire ko meya yavuze ko icyishe uyu mwana ari uko yiyahuye, kandi akaba yarabivuze hataratangazwa icyishe uyu mwana. Twavuga ko meya yagize ubwihute bwinshi cyane kuko yatangaje icyishe umwana, kandi mu by'ukuri ntabwo kiratangazwa, iperereza ryo riracyakomeje. Gusa umuryango w'umwana warababaye cyane kumva bavuga ngo umwana wabo wiyahuye, by'umwihariko umuyobozi w'akarere ariwe ntangarugero, bo bari bizeye nk'intangarugero akaba ari uvuga aya magambo. Meya rwose ntabwo yakoze neza, urebye no kuri murandasi zitandukanye abantu bari kugenda bamunenga cyane, bavuga ko ibyo yavuze bitari bikwiye, ko ari uguca intege umuryango ndetse no kuwutera agahinda. Bari bifitiye ibibazo by'uko babuze umwana wabo, nawe ajya mu itangazamakuru yongeraho ko yiyahuye, kandi bivugwa ko umwana yabashije kuba yataha amasaha atageze, bityo akajya mu rugomo ndetse n'abandi bana b'urungano rwe, bityo baragenda nyine umwana basanga yapfuye. Gusa icyamwishe ntabwo kiratangazwa. Ikindi kandi umuryango w'uyu mwana warababaye cyane kubera amagambo ateye agahinda uyu muyobozi yabavugiye kuri uyu mwana wabo. Mu by'ukuri yavuze ko yiyahuye, atangaza inkuru igihe kitaragera. Rero reka tureke mumanze mwumve iyi video, ubundi turi bugaruke muri komenti ku musozo w'iyi video tubahereza n'ibyifuzo uyu muryango wifuje n'ibihano bashaka gufatira uyu muyobozi w'aka karere ka Kayonza, kuko yagize ubwihute cyane atangaza icyishe umwana kandi atabihagazeho, kandi atari byo. Uyu muryango wababaye cyane, wavuze ko rwose yarabakomerekeje. Rero reka twumve uko byagenze operasiyo yose, video iri kugenda itrendinga ku bitangazamakuru bitandukanye. Niyo mpamvu natwe twifuje kubagezaho iyi nkuru ibabaje cyane kugira ngo namwe muyimenye, bityo mudahezwa kandi mudasigara, kuko nibyo twiyemeje kubaha inkuru nziza. Reka tubanze twumve iyi video y'uyu meya w'akarere ka Kayonza Jean Bosco, twumve uko yagiye avuga mu by'ukuri mu magambo atari meza cyane yagiye akoresha. Turi bugaruke ku musozo meya asoje kuvuga aya magambo. Aho kugira nshobore kuvuga nshize agahinda, shaka kujya mbere kugise vuba yakwa amakombe, amafaranga yanyu yasoze mu gihugu cyacu ari he uyambere directeur, ariko niwe duheruka kubonana. Umugabo waje kugusura ukamubwira ko Keza yari umwana w'umuswa, tubonye ubuhamya ko yari umuhanga, abihakanye amajwi hari yarimo nyakina nyumva ko Keza ntiyari umuswa, kandi ntabwo uje guhembera umuswa hano. Ahubwo nkibaza inti watweretse ko ntabwo ari animatrice yabarwaye. Ubuyobozi niko bwabipanze, directeur ashoboye kuza, nyamara icyo gihe yarankomeje hamwe ngo tuzahora kuba ataburetse hano. Rero hari mu bukwe bw'abarokore bajya bavuga ati utagize icyo avuga hano afunga umunwa, ntazagira icyo ajya kuvuga n'abadive cyangwa abarohana. Umubwo iryo jambo utaje kuvugira hano, komeza uceceke ntukagira ibindi wongeraho. Banyamakuru rero, hari umugabo mwahaye ijambo yamuri n'umuyobozi, yarambabaje. Nyine mumubwire muti wakoze ku mitima y'umuryango, aho wagiye kuvuga ngo umwana yari yamukoze. Muri abanyamakuru uhagarariye abandi nk'uko hari umugari w'umuryango, aho yagiye kuvuga ngo umwana yari yahuye. Abaturage bari hano
uriya mwana Sonia ntabwo yigeze yahura. Ijambo rya nyuma yavuze mfitiye amajwi y'abamubonye bwa nyuma, yaratakambye ahamagara mama mama mama. Ntabwo rero wajya kwiyahura utakambe uhamagara nyoko kandi umusizi ubizi. We muceceke, ntabwo ari igihe cyo kurira hano, nihagarareho. Nge ibyo directeur yambwiye, nge numubwira uti warakoze kumubeshya. Nimba afite umwana iki gikorwa kizakora. Ayo magambo za directeur wenyine, hari umuyobozi ngewe imana izamba bari sinzatura muri Kayonza, cyangwa nzayituremo ntakiyoborwa n'umuyobozi uyobora Kayonza uyu munsi. Urinde sawa genda, ntacyo ntinya ntawe ntinya, icyo tucyumvikana. Nyuma y'urupfu rwa Keza navuganye n'umuyobozi w'umurenge ari hano, umuyobozi w'umurenge wa Gahini ari hano, yashoboye gutabariza Nkuringoma amubwira ko yabuze umwana, ararekuza kuza kumushyingura. Uti nuwe ashobora kuzagenda nawe. Ntabwo ndangije. Arahari. Biramfasha biba hari kumutuma umuyobozi w'umukuriye kuri televiziyo Isimbi cyangwa indi televiziyo sinzi yariyo, aho umuyobozi w'akarere yihandagaje akavuga ngo uyu mwana yaba arazize amakimbirane, ngo yazize amakimbirane y'umuryango. Muri raporo afite akagari kamuha inzego z'ibanze, yigeze abona bamuregera ko umupapa n'umwana barwana. Ntagabanya amagambo yo gushinyagura. Ubu nabayemo nk'ibyo Burayi, ubundi umuyobozi nk'uriye yagagombye kuri signing, yagombye guhita asezera cyangwa se bamukuriye. Ubwo butumwa tuzabagezaho. Ntabwo tuzajya gushinyagurwa n'abicanyi, dushinyagurwe n'abo bayobora. Niba batabishoboye tuzabwirwa ibindi kuko ababivuze n'ababivuze. Keza rero nge babwiza ukuri baturage bari hano, ntabwo yigeze yahura. Ifoto ye ya nyuma mfitiye amashusho, nibyo koko yageze kuri Jambo Beach, ariko nta perereza nje kwica hano. Ikibabaje nuko babwira akantu mubika muri mwe, umurambo uko twawusanze cyangwa umuyobozi uri hano araza kudufasha twe iryo aze kuduha ubwo butumwa amvuguruze. Basanze yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'agasengeri, nyamara amashusho mfite yinjira yari yambaye jumper n'umupira uyu munini cyane n'igipantaro kirekuye. Isi ujye kwiyahura wiyambura ubusa? Iyo myenda se yagiye nimba yari yahuye? Iyo ni ubutumwa basizemo, namwe mwikorere igenzura kugira ngo bavanwe icyo gihe ko umuntu yiyahuye. Reka ndekera abandi kuko nshobora kuvuga nkarenza urugero. Message nayo mfite yari iyo ngiyo, kubereka ko Keza atigeze yiyahura. Icyo ni icyambere. Kuvuguruza meya w'akarere ka Kayonza wagiye gutangaza kuri televiziyo akavuga ibintu iperereza cyari ryarangiye, agatanga conclusion nkaho yari part of yari mu bakoze iryo perereza, agakonkurura avuga ko umwana yiyahuye azize amakimbirane y'ababyeyi nawe azayagire. Simututse hano ku Karubanda, simwifuriza ikibi, gusa azarebe mu ndorerwamo y'ibyo yavuze abone imishusho yabyo. Ntihagire usobanura ibyo ntavuze. Mu ndorerwamo niba avuze ngo ntazapfusha umwana niwe gusa arebe mu ndorerwamo ko yavuze ko byababaje umuryango. Honorable yamyiza ku ruhande
njye nta politike nkina hano, ndakira ku marangamutima y'umuryango. Nyakubahwa meya, mwavuga executive hano, njye numvire meya avuguruze imvugo yavuze kuri televiziyo ko siyo ategereze iperereza ribanze ritanga raporo. Nagakompliwe ibintu iperereza ritanga raporo. Murakoze. Yes, ngira ngo mwabyumvishe rero, meya ari mu makosa rwose. Mwumvishe amagambo yagiye akoresha atari meza, avuga ko umwana icyamuteye gupfa ari uko yiyahuye, kandi mu by'ukuri inkuru itari y'ukuri, kuko icyishyuye umwana ntabwo kiratangazwa. Ibinyamakuru biri kwandika cyane ndetse hakorwa n'iperereza n'ubucukumbuzi budasanzwe. Abantu ntabwo bagoyetse, bari gushaka icyishyuye umwana. Reka rero tukubwire ngo iyi nkuru rwose, andi makuru ari bukurikire kuri iyi nkuru nitubasha kuyabona hamaze gutangazwa icyishyuye umwana, turaba duhari update 5/5 kugira ngo tubibamenyeshe, kuko nibyo twiyemeje kujya tubahereza amakuru y'ingenzi ndetse n'ibiganiro bitandukanye bibafasha. Reka tubabwire ngo rero aya makuru nabasha gusohoka turi bubabwire, gusa nta twagenda tutababwiye ko meya rwose kuri murandasi zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru by'igihugu bigenda byandika ntabwo avugwa neza, kuko yakoze amakosa akomeye cyane kuvuga inkuru itarasohoka, mu by'ukuri kuvuga ko umwana yiyahuye kandi mu by'ukuri atazi icyateye urupfu rwe, nta n'umwe urakimenya uretse ko iperereza rikomeje. Rero ibi akaba ari byo azira, abantu bakaba batari kumuvuga neza kuri social media zitandukanye kubera kuvuga inkuru mbere y'igihe kandi amakuru atayahagazeho, kandi akoresha imvugo yo gukomeretsa umuryango w'ababuze ababo. Reka tubabwire ngo rero andi makuru turi buyabahereze nitubasha kuyabona kuri iyi nkuru, kandi gahunda yo gucukumbura inkuru irakomeje. Aha wari uri kuri Gazi Choice TV, nje turi kumwe kuri mikoro nitwa Gazi King. Reka tubashimire cyane tubabwira ngo dukomeze kubana, aya makuru nitubasha kubona turi buyabahereze ku bwanyu. Reka tukubwire ngo dusoreze ahangaha, tugaruke mu makuru ari bukurikireho nyuma y'aya ngaya.